Made in Mifasa Production House. Mu gitondo ndakanguka nakubura nkababara nakubura nkibaza uko nasinziye udahari ndeba ku ruhande nkabona amacupa y'inzoga kugira ngo nsinzire mba nabanje kugasoma kugutekereza nkakubura njye byatuma naniyahura umutima wanjye kose uhora utekereza ubwonge bwanjye bwose waranjyanye mfite byinshi byo gukora ariko kandi sinabikora iyo ndi mu kazi ni wowe mba ntekereza birangira ibyanjye byose nisanze nabivuyemo ni wowe mba nshaka ni wowe mba nshaka umutima wanjye urakumbaza nanjye nkabura icyo kuha ariko kandi wagiriye impuhwe ukagaruka umutima wanjye niba ukumbaza kandi nanjye nkaba nkutekereza umukobwa muje niwe nkunda ikimenyetso kiruta icyo ni ikihe kubaho utari muje birangora ariko kandi urankorera njyewe nukuri uranshimisha njye nukuri uranshimisha aho utari sinahaba aho kuba nakipfira ku mwisi utarimo aho utari mu masomo udahari ngo nafata iki nakumva iki emoje ni wowe mba ntekereza emoje sinabaho utari